igema gukijano no kubasezera twatubanya n'umurimo w'Imana muzi ko umuryango tutabana uri muri Amerika. Imana yaciye inzira tugiye kusanga. Joyous kwivugaho ni ibintu byinshi navuga kubera ko ubundi ubu nyine ni ukubera Joyous n'abanzi ni ukuberayo. Abantu benshi tujya dutandukana, ariko David ambwiye ko yabonye viza byarangoye kubera ko ari mu bantu twahagararanye hano, abandi baririmbyi bakajya basiba repetition, ariko tukabana na David kandi adahembwa n'itorero. Rimwe na rimwe ababona transport ntibaze mu materaniro, ariko we akaba mu materaniro. David yewe nk'umushumba mbaranye imyaka 7, icyo yakwifuriza uzokomeza ube David wa wundi w'Ibutare. Yewe ndakumenyeye Butare. igema gukijano no kubasezera twatubanya n'umurimo w'Imana muzi ko umuryango tutabana uri muri Amerika. Imana yaciye inzira tugiye kusanga. Joyous kwivugaho ni ibintu byinshi navuga kubera ko ubundi ubu nyine ni ukubera Joyous n'abanzi ni ukuberayo. Nayigezemo 2018, abenshi muri mwe ni mwari muhari, harimo abaririmbyi bakeya, sinzi ko ni bakeya bari hano, ariko Imana yampereye umugisha ndashobora gusobanura. Nambereye umugisha ku buryo ntabasha no kubivuga hano. Gusezera biragora, dushima Imana kubera ko yaciye inzira, ariko no gutandukana n'inshuti ntibiba byoroshye. Rero kimwe navuga ni ukubashimira, mwambereye abavandimwe, mumbera bakuru banjye, abandi barumuna banje, yaba muri ubu buzima bwa hano mu rusengero ndetse no mu buzima bwo hanze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ikindi ndashimira abantu twakoranaga cyane cyane ba conducteur, aba worship leaders. Nari umuyobozi kandi umaze igihe kinini muri ibyo bintu. Mu by'ukuri hari igihe kuyobora hari ukuntu biba bigoyemo, hari igihe twatonganaga kubera impamvu nyine z'uyu murimo, kandi bamwe banduta, ariko bagiraga ikintu cyo guca bugufi. Icyo nababwiraga la majorité, nta muntu wapfaga gucanga. Ndabashimira, nababwira gukomeza umurimo, ntabwo umurimo twamagari bari uwacu. Joyous ibyo navugaga abenshi tibarimo hano, twari turi kumwe icyo gihe 2018, ariko twagize umugisha wo kubona abaririmbyi benshi. Ndabasaba gukunda uyu murimo uko wabikoraga, wongereho cyane cyane abantu bakunze kuturidinga babishiremo imbaraga. Ndashimira ubuyobozi twagiye dukorana, guhera kuri Perezida Ben, niwe n'aba conducteur ariwe Perezida, haza Mukongomani, haza ndetse na Perezida Celestin uriho uyu munsi. Twakoranye neza, n'abantu bumvaga ibitekerezo n'abaga, nanje nkagerageza kumva ibyabo. Imana ibamugisha. Abaririmbyi muri rusange ndabakunda Joyous, kandi nzakomeza mbakunde muri Amerika sikure. Tuzakomeza tuvugane, icyo nababwira no gukomeza uyu murimo twahamagariwe tukawukunda cyane. Mwagize neza. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, ntabwo nabonye umwanya wo gusezera mu rusengero, ariko ma bishop arahari, twabivuganye na bishop nabimubwiye. Bambereye ababyeyi beza muri iyo myaka yose kubera 2018. Ma bishop ari mu bantu benshi twavuganaga, no kuzana muri Foursquare ari mu bantu twavuganye bwa mbere ntarivura. Ndamushimiye imbere y'abaririmbyi, ni umubyeyi mwiza ugerageza kuganira n'ingeri zose. Ndashimira na bishop ndetse n'izindi nzego zose z'ubuyobozi. Kuvuga David biragoye, hari amadolari 50 uzayagura amazi. David kuko yabivuze, twabanye kuva 2018 hano muri Joyous, dufite abaririmbyi bake, abenshi baba muri za ministeri ariko bataba muri Joyous. Avi Butare yari
yaririmbaga mu rusengero, muramu wanjye ugira mukuru wanje ashumbye baza muri Kigali na Deni. Mukuru wanjye yahise ambwira ngo hari abana babiri baje muri Kigali, ndifuza ko wabashaka bakaba abanyetorero kuko ndabahamya ko ari abakristo. Nyakoresheje imbaraga zo kugira ngo menye David bivuye ku muvandimwe wanje. Biragoye gutandukana n'umuntu cyane cyane wakubereye inkingi ikomeye mu murimo. Baririmbyi beza muri hano muri Joyous, abamaze igihe n'abaje vuba, mubaye intangarugero nka David. Hari abaririmbyi benshi bari hano bagira comportement zitari nziza niyo tutazivuga, ariko mpagaze hano mpamya David ko mu myaka 7 tumaranye sindumva raporo mbi ya David nk'umushumba uri mu rusengero. Rero David twabanye mu bihe bigoye by'ubuzima bufatika by'umurimo wa hano, ariko Imana yabaye yo kwizerwa, ndayishimiye. Kuba uyu munsi tugeze mu mwanya mwiza wo kumusezera ni umugisha, kubera kuko Imana yaramwaguye, imuha umuryango, imuha umudamu, imuha n'umwana. Imana yarakoze, turayishimiye, kandi tunifuriza n'abandi bose Imana yaciriye inzira bakabasha gushakana n'abantu batari kumwe mu migabane. Imana ibacira inzira bahure n'imiryango. Tuzi akamaro ko kubana n'umuryango, cyane cyane biriya bihugu si igihugu warereramo wenyine, si igihugu ushobora kubamo wenyine ukora ugishobore, biragoye. Ariko gutandukana biragoye, gutakaza umuntu uri nka David. Abantu benshi tujya dutandukana, ariko David ambwiye ko yabonye viza byarangoye, kubera ko ari mu bantu twahagararanye hano. Abandi baririmbyi bakajya basiba repetition, ariko tukabana na David kandi adahembwa n'itorero. Rimwe na rimwe ababona transport ntibaze mu materaniro, ariko we akaba mu materaniro. David yewe nk'umushumba mbaranye imyaka 7, icyo nakwifuriza uzokomeza ube David wa undi w'Ibutare. Yewe nyakumenyeye Butare, urya w'Ibutare utagira urugomo, utagendera mu kigare, ubwira amasengesho yawe ku giti cyawe. Nibyo kwifuriza cyane cyane ko kiriya gihugu ugiyemo ni igihugu gisaba umukristo wo mu mutima, apana umukristo wo mu kigare, kubera ko ibingibi biturangaza iriya ntibibayo. Ni Imana n'akazi. Iyo udakomeye mu buryo bw'umwuka, ugera hariya ukanamuza ibyo wakoreraga hano mu bwihisho, hariya ugezeyo ubikorera ku mugaragaro, kubera ko umuntu ajya atungwa n'icyo yamenye. Rero gutandukana nawe biragoye pe. Twabanye nawe igihe kinini muri Covid mu rugo, nagiye mbona indangagaciro ziwe, menya abantu bakoze ari imfubyi bajya baba inyangamugayo, bakanamenya ko ubuzima budepanda n'Imana. Biragoye. Jyewe mubonaga bekinga hano, niyo abakobwa ba bekinga batabaga baje, numvaga ko ayo materaniro ari bugende neza, kandi ibyo mvuga ndabivuga mbikuye ku mutima mbihana. Uyu munsi turimo turamusezera, byari kuba byiza tugusezera ku cyumweru, kuko wabaye inkingi ikomeye hano Joyous itaraba Joyous. Aba bandi bose basitari bakomeye bagiye baza bagusangamo hano, hari n'abagiye bagusigamo hano. Byari kuba byiza tugusezeye ku cyumweru, ariko iko byagenze kandi twakira ibyabaye.
turakubwiye uri umwana wacu, dutangire ubuhamya buvuye ku mutima, kandi ni ukuri ndabihamya ndashidikanya ko hariya ubwiye uri umukozi w'Imana, ubwiye uri umushumba, kubera ko ibyari kukurangariza hano ukamera nk'uko abandi bamera byari byinshi kandi byari bihari, ariko ndahamya neza ndashidikanya za mbaraga wakoresheje kugira ngo ukomeze ube Davidi udepanda n'Imana ya Isirayeli, n'ubundi nizo uzakomereza muri kiriya gihugu. Imana izakuje imbere, Imana izaguhe itorero nk'iri wari urimo cyangwa nk'andi wabanjemo. Imana izaguha ababyeyi, kubona ababyeyi bakorera mu mwuka muri iki gihe si ikintu cyoroshye. Hari igihe tugirirwa amahirwe yo kugira ababyeyi badukunda, baduha indangagaciro za gikristo, batubwira ijambo ritwubaka mu mutima. Abenshi bakabifata nk'ibisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe, kuko abenshi ni abapfunyika amazi, reka mbivuge gutyo. Ariko ndahamya neza ko muri Foursquare washatse gukura mu mwuka urakura. Rero mpagaze hano, twabanye mu bihe byinshi nka mutanazi ibyo yagiye avuga. Joyous ya mbere n'izi David, uyu munsi kuba duhagaze hano agiye muri Amerika, twe ni amashimwe akomeye cyane cyane cyane. David wa 2018 sinzi ko atekerezaga ko ushobora kujya muri Amerika, ariko Imana igira umutozo w'ibihe, ikakuvurugira ibihe byiza bigasimbura ibihe bibi, ibihe by'umubabaro, by'amarira, byo gutakaza ababyeyi, Imana ikabisimbuza ibihe byiza. Iyo niyo tujya dushima, niyo rimwe na rimwe gutandukana bigoye. Imana iguha umugisha. Turazirikana ibihe byiza twabanyemo hano, turazirikana ibyo wigomwe byinshi, amajwi menshi, urucantege rwinshi, ibigare byinshi, bimwe bibakura mu nzu. Uzi ko hari igihe wakira umukozi w'Imana, uzi ko ari umukozi w'Imana n'aruje gukura abakozi b'Imana mu murimo w'Imana, ariko ibyo byose warabyirengagije. Ugeze ku munsi mwiza wo kugusezera uja gukorera umurimo w'Imana muri kiriya gihugu, imitima yacu iranezerewe. Gutandukana birababaza, ariko kandi dufite amashimwe muri byose. Uzababera umwana mwiza, uzaba impumuro nziza, uzagaragaza ishusho ya Foursquare mu itorero ugiyemo, uzarangwe no kumvira no kubaha, uzagambukira ubuyobozi, uzabe umukozi w'Imana. Tuzajya tugera muri biriya bihugu, ujye utwakira nk'umukozi w'Imana watorejwe hano muri City Light. Ndabashimiye abakoranye nawe, abariho icyo gihe ndetse n'abaje vuba, ba perezida bose ko yagiye abavuga. Imana ibaha umugisha, kandi ndabizi neza kuko muri abatoza beza. Ibyo David yakoraga muzabikora, turabizeye. Imana yagiye izana andi maboko, turabibona, turabihamya. Presence yiwe tuzayibura hano, ariko muri mwebwe harimo ba David benshi. Frank agenda ati twari tuzi ko twabona abandi, twibazaga ayo materaniro, ariko yaragiye haboneka abandi benshi. Rero muzi kuri gutandukana biragoye, ariko Imana iyo nyiri murimo niyo izizana basimbura umurimo w'Imana ntugaragare mu icuho. Rero turagusabira umugisha w'Imana kugira ngo uzagendane nawe, ibihe byahariye ntibikaguhindure, ntibikagukure ku Mana. Imana wamenye, Imana yakureze, Imana yakwigishije,
Imana yagushingiye, Imana yakugize papa, Imana yakugize umugabo, iyo aba ariyo uzakorera ubuzima bwawe bwose. Turagukunda, tuzakomeza kuzirikana imirimo myiza mwakoreye hano, kandi isi yabaye ngufi nkuko perezida yabivuze, n'ubundi uri hari Rejoyce, kandi natwe ntituzajya tuza hariya dufite abajoyasi bazajya batwakira. Warakoze kuza muri Foursquare, warakoze kuza mu buzima bwacu bw'umuryango, warakoze gushigikira umuhamagaro Imana yaduhamagaye, warakoze gukorera umurimo w'Imana hano muri Foursquare. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ya Isirayeli yaguhamagaye izagukoreshe iby'ubutwari. Data, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, wowe mugenga w'ibihe, wowe ugira ibihe mu kiganza. Wari uzi ko uyu mugoroba kwezi kwa 9 2024 tuzaba duhagaze hano Joyous Melody turimo gusezera David. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu yuzuye amashimwe, imitima yacu irashima imirimo n'ibitangaza ukoze mu buzima bwe, imitima yacu ishimye irembo rikomeye ukinguriye umuryango wa David mwami. Imitima yacu ifatanyije n'umutima wo kugushima Data. Ushimwe kuko ni wowe wabikoze Mana, ni wowe. Nta mbaraga z'umuntu, nta mbaraga z'abakomeye, ni imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Niyo mpamvu uyu mwanya turimo gusezera David agiye mu gihugu cy'Amerika, agiye gukomereza umurimo wo kugukorera ndetse no kubana n'umuryango we. Mana, warakoze kumuzana mu buzima bwacu, warakoze kumuzana mu itorero rya Foursquare, warakoze kumugira umuyobozi wa Joyous Melody, warakoze kubana nawe muri iyi myaka yaramaze ayoboye muri Joyous Melody. Hari imirimo myiza myinshi yagukoreye muri iri torero, hari contribution ziwe ziri muri iri torero, hari umwanya wiwe yigomwe kubw'uyu murimo wawe Data. Byose ubimwibukire, umugirire neza, ubimuhera umugisha, kuko iyo dukora muri ubu buzima tuba dukorera Imana ikireba ibyihishe, ikareba ibigaragara n'ibitagaragara. Ndibuka amajoro baraga muri iki kibanza barimo gusenga binginga. Uri Imana ijya yumva gusenga, uri Imana itajya yirengagiza imitima igushaka, uri Imana ijya yumva amarira y'abakobwa, ijya yumva amarira y'abasore, ijya yumva bagutakira ku manywa na nijoro. Uyu mugoroba turimo gusezera David, hari igihe atarazi ko yo kwisanga mu gihugu cy'Amerika, ariko wowe mugenga w'ibihe, wowe twizera, wowe ushobora byose, wowe uzi byose, wowe ugenga byose Mwami. Uyu mugoroba wa none ni imitima ibabaye kubwo gutandukana, ariko nanone dufite amashimwe kuzokoze mu buzima bwe. Tugiye gutandukana kubw'imibiri, imitima igize kandi ibihe byiza twagiriye muri iki kibanza, indirimbo yaririmbiye muri iki kibanza zigeze kubera urwibutso. Nagera ahantu nabone timu nk'iyi ajya yibuka indirimbo zo muri uru rusengero, izo zizamuke zigera imbere yawe. Icyo azagusaba cyose Mwami uzacyumve, kandi uzamurinde ibihe by'umwuma, uzamurinde ibihe byo kwiganira, uzamurinde ibihe byo kuba wenyine. Ujye umuba hafi ku manywa na nijoro, kandi icyo tumusabira umuha ababyeyi bakomeza kumurera,
umuhe abasore bameze nkawe bazamumenyereza kiriya gihugu, umuhe abatoza beza bakomereza aho twari tugejeje, kugira ngo ejo aba nibo basumba bakomeye bazasumba mu gihe twebwe tuzaba tutagihari cyangwa tugeze mu zabukuru. Aba nibo twatoze bagiye gukomereza umurimo wawe aho twebwe tutabasha kugera. Ni ukuri uzahagurukane nawe ava hano yerekeza i Kanombe, ukuboko kwawe kwiza mwami kuzamusha imbere, uzabane nawe mu kirere, uzamuha ikirere cyiza, esikare zose azakora uzagendane nawe. uru rugendo mwami uzamuje imbere muri zose kandi uzamushoboze muri zose. Numugeza y'amahoro akabona umuryango, nukuri tuzagushima. Wakoze kubana natwe muri repetition, tugiye kugenda utuje imbere kandi utuyoboresha ukuboko kwawe kwiza. Nawe akomeza mu myiteguro, ubane nawe kandi umushobozi muri byose. Duciye bugufi, cyubahiro kibica mu izina rya Yesu, amen. Muramubarira nakano gato twari gukora, reka se mwene data atambuke twaboreye twatinze kubera gahunda nyinshi. Ndi yakundaga umurimo cyane ariko amasaha yose yabaga ari hano ku rusengero. Mu by'ukuri turagushimiye David, ntabwo tuzakwibagirwa kubera ko watubereye intangarugero. Mbwira na bagenzi bacu bari muri Shayi Muzike ko bazakomeza umwete yari afite, siko bimeze. David ni umuntu wakoraga umurimo ya nicyo namubwiye ngo gukorera Imana nta masomo bisaba ubushake, bisaba kumva ko wahamagawe gusa, nta kindi. Dufite abaririmbyi nka David, iyi Foursquare yagera kure. Dufite abaririmbyi nka David, nta mategeko twagenderaho, amategeko twayajuwe. Ni ukuri David ni umuntu wabwiraga A kumva B na C akabyumva cyane. Aho ugiye uzakomeza umurimo kandi twishimiye ko Imana yaciye inzira. Ni ukuri kuba Imana yamuciye inzira agasanga umwana, agasanga madamu, ni ibintu byiza cyane. Nubwo dutandukanye birababaje, ariko ahandi turabyishimiye kuba mu by'ukuri Imana yamuciriye inzira, n'abandi itaracira inzira Imana ibikore. Kandi aho mugiye ntumukibagirwe Joyous. Abantu bava hano barenga Kanombe Joyous bakayita, siko bimeze. Turabafite benshi cyane bagiye. Nifuza ko David rero twazakomezanya, ubwo tutari kumwe ariko ku mitima tuzabe turi kumwe. Ndetse n'ibikorwa bya Joyous ujye ubibamo cyane, bibemo. Hari ibikorwa duteganya byinshi babizi, ari indirimbo ziri muri studio musize tudashoje, ariko yari yabitangiye kandi neza. Turazi ko zizasozwa neza, siko bimeze. Rero nka Joyous twamuteguriye impano ntoya gusa yo kuvuga ngo wajya yibuka ko ari Joyous yamuhaye impano. Ni simbo n'akantu gato cyane ariko gasobanuye byinshi cyane. Gasabe SG amwegere amuhe impano ni ya Joyous twamuteguriye. Na Joyous Imana izakugirire neza mwicare. Hanyuma
hanyuma reka mpe mama Bishop ijambo aza no kudusengera dusabira umugisha nasengera n'urugendo David afite nasusuruka
Thank you.